ikiganiro muraho wo kumenya. Uyu munsi twabategura insanganyamatsiko igira iti umunyamurava. Waba warigeze kubyumva cyangwa uhora ubyumva kenshi ko gukorana umurava bitera guhirwa, kunguka ndetse n'ibindi bisa nabyo? Erega amahitamo mazima niyo ruganda rwizewe rw'ukuri rurema ibirungo by'ubuzima buzima kandi butsinda. Impamvu nyamukuru yo gukorana umurava bitubera urufunguzo rw'inyungu nzima ndetse no gutsinda. Nubwo gukorana umurava aricyo giciro gisabwa ngo ubashe kubona kunguka, bivuze ko tugiye twunguka ku buntu nta cyakozwe, buri wese yakunguka. Mu gitabo cy'umunyabwenge Salomo, imigani 13:4, umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo uri bubone, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Imigani 14:23, umurimo wose utera inyungu. Naho mu rwa kabiri rw'Abatesalonike 3:10, kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, umuntu wese wanga gukora ntakarye. Mu gitabo cyitwa The Amazing Result of Positive Thinking cya Norman Vincent, ngenekereje mu Kinyarwanda, ni ingaruka nziza ziva mu mitekerereze mizima. Dusangamo ko uko dutekereza neza cyane ari nako twunguka ingaruka nyinshi ziva muri iyo mitekerereze mizima. Bivuze ko gukora twizeye ko ibyo turi gukora byakorwa neza, nayo ni imitekerereze mizima kandi myiza. Kunguka byinshi iyo duhisemo kuba abanyamurava muri byose. Umunyamuhati ntazigera yicwa n'inzara na rimwe, kandi abera be umugisha, akanabera abandi ubuhungiro. Umunsi umwe n'abariwe inkuru nziza nakunze y'umusore wegukanye intsinzi nyuma y'ihatanwa ritari ryoroshye. Iyo nkuru yibandaga ku irushanwa ryakundaga kubaho mu kigo cy'amashuri yisumbuye. Nuko ubwo abana bari biteguye guhatanwa nk'ibisanzwe, agahembwa uwahize abandi, abana baje gutumizwaho n'umuyobozi w'ikigo abasaba ko bakwitegura kujya gutangira iryo piganwa. Kuri uwo munsi hari hatumiwe ababyeyi ndetse n'abandi bari baturiye icyo kigo. Gusa icyo uwo muyobozi yaragamije hanyuma y'ibihembo byahabwaga uwatsinze, yanabaga ashishikajwe no gutoza abana umuco wo gukora cyane. Ni muri urwo rwego yateguraga iryo rushanwa neza kandi aryitondeye, kuko yifuzaga guha umurage muzima abana bose bamunyuraga imbere. Muri make, abitabiraga iryo rushanwa ntaho bari bataniye n'abitabira indi mikino ikomeye musanzwe muzi, nuko bambikwa impuzankano nk'abitegura kugeragezwa. Mbese wabonaga gahunda kuri buri gikorwa cyose cyatambukaga. Muri ako kanya imvura yari ikitse kandi ari nyinshi cyane. Nuko ikimara guhita wa muyobozi w'ikigo asaba ko abantu bose bamukurikira, ari iryo tsinda rya 30 biteguye guhatanwa n'abandi bose bitabiriye iryo rushanwa, aberekeza hakurya y'ishuri ku musozi muremure wa Ruhari. Mu myenda myiza abo bana bari bambaye, babasabye ko bayurirana uwo musozi, ko ari ryo geragezwa ryateguwe kuri uwo munsi. Kandi mbibutse ko uwo musozi bitewe n'ubuhaname wari ufite, iyo wawuriraga wagendaga usa nk'ugiye kuwusoma bitewe n'uburebure bwabo. Babasabye ko bawurira kandi ko ibihembo by'uri butsinde abisanga mu mpinga z'uwo musozi. Yego, abo bana batangiye gutaha n'ubwoba bwinshi, kandi aho byari bigeze babonaga atari impano yo gutsinda irushanwa gusa, kuko byasaga nk'aho hari ikindi kibyihishe inyuma. Ibyo bitera abana urujijo, si bo gusa ahubwo abari aho bose. Ibyishimo, amatsiko, byose byivangiye mu mitima y'imbaga yari aho, kandi wanabonaga biteguranye ubuhanga. Ariko mu mivo myinshi y'amazi yaturukaga imusozi, abana bategekwa kurira. Uti byaje kugenda bite? Ya myenda myiza bari bambaye yahise itangira kwandura ubwo bageragezaga kurira.
icya mbere cyababaje abo bana ni ukubona kuberwa kwabo gutangira kwangirizwa n'ibyondo byaturukaga imusozi. Icyo ntigeze mbabwira ni uko kuri uwo musozi hari huzuye amahwa menshi cyane, ariko nta cyabujije abahatanwaga gukomeza kuzamuka uwo musozi baharanira kuragwa ibyasezeranijwe. Imyenda itangira kugenda icikagurika. Si ibyo gusa, kuri uwo musozi hari amahwa atangira kugenda abajomba ku nda, ku maguru ndetse n'ahandi hose. Ku bw'ibyo umubare w'abahataniraga ibihembo utangira kugenda ugabanuka kubwo kunanizwa n'ubuhaname bw'uwo musozi ndetse n'ibindi bibazo byose bahuye nabyo. Ipiganwa ryatangiye mu masaha 8 gusa ubu byari bigeze saa 11 z'umugoroba. Umunaniro mwinshi cyane, muri make ntawabashaga kuba yatandukanya abo bana bari bitabiriye icyo gikorwa, ubw'icyondo cyamanukaga kiva imusozi kibamanukira mu maso. Ndetse si ibyo gusa, ibyo byondo byari binivanze n'amaraso ku bwa ya mahwa yabajombaga ndetse no mu maso. Ababyeyi bamwe batangiye gusabwa n'uburakari, abandi baritotomba bavuga ko ibyo birenze umukino, ko hajya hategurwa indi mikino yoroheje, ko uyu wo udakwiriye. Mbese benshi batangiye kubinenga kubwo kubona uburyo abana bananizwaga n'uwo mukino. Abandi bo wabonaga batewe amatsiko yo kumenya icyateye umuyobozi gutegura ayo marushanwa aruhanijwe atyo. Ubwo byari bigeze mu masaha 12 z'umugoroba, bose bari bacitse intege kandi hari hasigaye 2 gusa muri uwo mukino. Nabo wabonaga bananiwe kuko n'abandi batangiranye nabo bari bacitse intege bavuye mu mukino. Nuko nyuma y'iminota nka 30 gusa, hari hasigaye umwe gusa rukumbi yakomeje kurirana ingoga. Ubwo yageraga mu cyeragati, imizi yabaga afasheho ngo imufashe kurira yaracikaga, agahera ko akamanuka. Ubwo kandi umwijima wari watangiye kugota. Bose bumiwe ndetse benshi batangiye kwivumbura bibwira ko ntawe ugitsinze. Gusa nyuma uwo mwana yaruriye, ageze mu bushorishori hafi y'impinga, atangira kwishima mu mutima we ko ageze kukunesha no kugabirwa ibyo bari babasezeranije. Gusa kubw'amahirwe make yararangaye, arongera arahanuka asubira hasi aho yari yatangiriye. Nuko umuyobozi atangaza ko birangiye, ko bose batsinzwe kandi ko ibyo bihembo bizahatanirwa mu irushanwa ritaha. Ariko muri ako kanya humvikana ijwi risakuza cyane riti, umuyobozi, mpandi mahirwe ya nyuma. Sinshaka gutsindwa ndabyanga, simbishaka, mbabarira ndakwinginze. Abisuramo kenshi asakuza kandi anarira, ariko umuyobozi amusubiza agira ati, mwana wanjye hangane, ubu burije cyane kandi ntihakibona, ahubwo ukore cyane, ubutaha uzatsinda. Kandi rega n'uyu munsi wigaragaje neza, ahubwo mwana wanjye komerezaho. Uwo mwana ntiyabyumvise, ahubwo yakomeje guhatiriza, arapfukama n'amarira menshi, afata ukuguru k'umuyobozi w'ikigo amusaba kumuha andi mahirwe nibura rimwe risa. Abari aho batangiye kugirira uwo mwana impuhwe, baba bamwe banengaga ibyakozwe, bose basabye umuyobozi ko yareka uwo mwana akamuha ayo mahirwe agasubiza icyo cyifuzo cye. Uwo muyobozi asaba ko bazana amatara bakayacana kuko hari umwijima hatakigaragara, ndetse asaba ko bamuha indangururamajwi akagira icyo avuga. Mu ijwi riranguruye asaba iyo mbaga nyamwinshi kwihangana, bakareka uwo mwana akazamuka nibura inshuro imwe gusa. Abana bagenzi be bigaga kuri icyo kigo ndetse n'abandi, ndetse n'andi majwi menshi yasabaga ikirere bagira bati, turabyemeye. Humvikanye urusaku rwinshi ruzimya ikirere, bituma abari batashye bagaruka, ndetse si bo bonyine, bazana n'abandi benshi kuko wagiraga ngo hari ikindi kibaye. Abantu babaye benshi wagira ngo nibwo irushanwa rigitangiye. Yemwe ibyari irushanwa byahinduye isura bibindi. Amajwi yasabye ikirere bagira bati, tukuri inyuma, ingeri zose niyo ntero na niyo nyikirizo. Bose baririmbaga iyo ndirimbo. Ibyo byateye uwo mwana imbaraga nyinshi, ahera ko atangira kurira uwo musozi bundi bushya.
ntiyibutse umunaniro ukundi, haba inzara ndetse no gukomereka kubw'ibyo yari yanyuzemo byose. Yuriranye ingoga mu kanya gato yarishije uwo musozi. Ageze mu mpinga zawo yahawe impundu anezerewe cyane kubwo kusa ikivi, kandi yanasanzeyo abantu bari biteguye gushyikiriza ibihembo wabyegukanye, bamusaba kwiyuhagira mu bwogero bwari bwaringanijwe, hanyuma bamwambika neza cyane. Yari aberewe nk'umwana w'umwami yambariye gutsinda. Nuko umuyobozi w'ishuri afata umwanya ati, nejejwe cyane n'umutima w'ubutwari w'uyu mwana. Nateguye ibi nshaka kubigisha ingororano zikomoka mu gukora cyane, ariko nanjye nigishijwe isomo ko niyo nakora ngatsindwa, kandi ko naho nagwa ntemerewe kurambarara. Gutsindwa si ryo herezo, no hanyuma yo gutsindwa yo bishoboka yuko umuntu yakongera agatsinda. Umuyobozi yavugaga ibi ubona ko nawe atewe ikiniga n'uwo mwana. Si nawe wenyine, n'abari aho bose bari bakozwe ku mutima n'uwo mwana. Mbese waba warigeze kurizwa no gutsindwa? Mbese wigeze usogongera n'uburyohe buva mu ntsinzi yo hanyuma yo kwiyuha icyuya? Umunyamigani Salomo ati, ibitotsi by'umukozi bimugwa neza. Erega zahabu ntiba hejuru ngo utambutse wese ayisitareho, ahubwo iba hasi cyane ndetse cyane, ibonwa kandi icukurwa n'abihambira. Hari umugisha mwinshi tuzabona nituramuka dukoranye umwete. Murakoze. Sangiza abandi ubu butumwa, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda like. Muzaba mudukurikirana kuri channel ya YouTube yitwa Umuraho wo kumenya. Ikiganiro Umuraho wo kumenya. Uyu munsi